Amamiliyari y'amafaranga nyahererwa ubuntu, ibihumbi bigera muri 680 by'amafaranga y'u Rwanda buri munsi. Ibi ni ikiguzi cy'ubuzima biciye mu by'umwihariko mu mwuka duhumeka buri munsi. Iki ni ikiganiro amashimwe atarangira ku Marebe Rwanda TV, urubuga rwawe washimiraho Imana ku bitangaje Imana iba yakoze, ndetse ukanamenyeraho aho isi yacu igeze cyane cyane ku buzima bwa buri muntu bushorewe n'ikoranabuhanga. Njyewe ni Papa Tonto nk'uko bisanzwe. Fata icyemezo cyiza ukore subscribe niba ari ubwa mbere ugeze hano, ujye ubona ibindi biganiro nk'ibi ngibi. Niba kandi ikiganiro kigushimishije, duhe like, unagisangiza mushuti wawe nawe amenya aho isi irimo igana, ndetse uduhe igitekerezo cyangwa se utubazo icyo wifuza kumenya ku bwenge buhangano muri comment, tuzabigarukeho mu biganiro byacu by'ubutaha. Mu kiganiro cyacu amashimwe atarangira tuganira kuri topics zitandukanye, ariko cyane cyane izivuga ku mirimo y'Imana, aho tugaya cyane abantu badashima, abantu b'indashima badashima Imana ariko n'abadashima abantu. Ni ngombwa ko n'abantu badukoreye ikintu cyiza twajya tubashimira, at least ugakora geste cyangwa se ukagira akantu gato ukora kamwereka nibura ko hari icyo yakoze. Ndizera ko isi utekereza abantu bose bakugiriye neza ntiwabashimira. Iki ni igihe cyiza cyo kuvamira ideni. Abo wagiriye neza nabo bakabisiga aho ngaho, humura hamwe n'iki kiganiro amashimwe atarangira ku Marebe Rwanda TV, twizeye ko bazikubita agashyi. Ariko kandi kudashimwa ntibikwiriye kuba impamvu zo guhagarika kugira neza. Niba kuba ingayi cyangwa indashima imbere y'abantu ari ubugwari, uratekereza bifite uburemere bungana iki imbere y'Imana hejuru y'imirimo itangaza iba yadukoreye? Niyo mpamvu ku Marebe Rwanda twafashe icyemezo, turavuga tuti tugiye kujya tuvuga imirimo y'Imana mu mazina yayo, tuyivuge ku karubanda ndetse no mu ruhame, kuko n'abayihakana cyangwa bayitesha agaciro babikora ku mugaragaro batihisha, nta soni bafite. Uyu munsi rero twagutegura ikiganiro kiryoshye cyane, tudashidikanya ko kiragukora ku mutima. Turakuganirira ku mwuka duhumeka. Witeguye kumva uko nahawe amamiliyari menshi y'amafaranga nta gishoro? Mu nyandiko zitandukanye ndetse n'ibiganiro nashoboye kugirana n'abakozi bakora mu nzego z'ubuzima, naje gusanga duhumeka inshuro ziri hagati y'inshuro 12 n'inshuro 20 mu munota. Iyo duhumeka, mwese murabizi ko tuba twinjiza uruvange rw'umwuka mu mubiri wacu, maze nyuma yo gukuramo umwuka mwiza dukeneye, uwo twita oxygene, ugasohora umwuka wanduye. Igihe rero duhumetse inshuro imwe, tuba dushobora kwinjiza umwuka ungana n'igice cya litiro. Oya, ntabwo ari ukujya mu mibare miremire nk'uko wari ubiketse, ahubwo ntiza akanya gatoya nkwereke ya mafaranga atagira ingano mpabwa nta gishoro cyangwa ingwate nsabwe. Erega ku Marebe reka tujye tunisangirira na ka siyanse ntikabujijwe, kuko aho hose tuboneramo ukuboko kw'Imana, ndetse tukarushaho no gusobanukirwa uko umuntu abayeho, bituganisha kwemeza ko Imana idafite zero, ahubwo imirimo yayo kuri twe ihambaye. Niba ubyibuka neza, nari maze kukubwira ko twinjiza 1/2 cya litiro cy'umwuka igihe duhumetse inshuro imwe. Reka nkubwire aka kantu, wenda kari bube gashya mu matwi yawe. Ubuhanga butangaje bw'Imana ire mu mwuka yawushyizemo uruvange rw'imyuka itandukanye, ku buryo abahanga bavuga ko umwuka duhumeka cyangwa se umwuka twakwita mwiza ariwo tumenyere ku izina rya oxygene, umubiri wacu akaba ari nawe ukenera kugira ngo ubeho. Ugize ibice 21% bya rwa ruvange rw'imyuka iri hano mu kirere. Ni ukuvuga ko ibice hafi 79 bisigaye bigizwe n'indi myuka itandukanye. Igitangaje kurushaho ni uko iyo myuka yindi nayo ifite aho ikoreshwa, nko mu nganda, mu buhinzi, mu migendekere myiza y'ikirere n'ahandi henshi tutarondora muri iki kiganiro. Bivuze ko Imana nta kintu na kimwe yaremye kidafite akamaro. Ubwo se naho nta manota Imana ihafite? Ndabizi ufite amatsiko menshi yo kureba bya bifaranga bitabarika duhererwa ubuntu. Muri rya koranabuhanga rihambaye ry'Imana yaremanye umuntu, inzira zihumeka zidufasha gufata umwuka mwiza ungana na 0.1 cya rwa ruvange rw'umwuka twinjije, maze ibisigaye bikongera gusohoka bityo. Ibi ntibisaba kuba warize imibare yo hejuru ngo wumve ko duhumeka inshuro zigera ku bihumbi 23 n'inshuro 40 ku munsi, ugendeye kuzo duhumeka ku munota nk'uko twatangiye tubivuga. Kugeza aha
twese biratworoheye kumva ko twinjiza umwuka mwiza ungana n'ibihumbi 23 n'inshuro 40 dukuba 0.1 bikangana na litiro 2304 by'umwuka mwiza cyangwa se umwuka wa oxygene ku munsi. Ndabigusubiriramo cyangwa nk'ukuri kurira kuri ekara yawe kugeza twese bitworohera kumva ko twinjiza umwuka mwiza ungana n'ibihumbi 23 n'inshuro 40 gukuba 0.1 bingana na litiro 2304 bya oxygene ku munsi. Ibuka ko dusanzwe tuvuga ko ubuzima ari uyu mwuka duhumeka. Umunyarwanda we yaravuze ngo haguma ubuzima, undi aravuga ngo guhumeka nicyo gishoro. Bishatse kuvuga ko igihe cyose washoboye kwinjiza mu mubiri wawe izi litiro zigera mu 2304 bya oxygene ku munsi uba waramye. Mu yandi magambo uba wabayeho, mbese ubuzima buba bwashobotse. Nubwo inzira isa nkaho ari ndende, ndakwibutsa ko ikorwa mu gihe gito cyane kandi bitanabangamiye indi mirimo imibiri yacu ibirimo gukora nko guhumeka, kuruhuka, gutekereza n'ibindi byose. Tekereza ukuntu urwo rujya n'uruza rw'imyuka rukomeza kabone niyo twaba dusinziriye. Naho se ukuntu umubiri wakira gusa wa mwuka dukeneye hagasubizwayo iyo tudakeneye. Ibi byose ni ubuhanga buhanitse Imana iba yarakoranye umubiri. Ubundi habaho inganda ziyungurura iyi myuka zikayitandukanya, ariko umubiri wacu ubyikorera ukurikije amabwiriza washyiriweho n'uwawuremye. Ndavuga Imana, umuremyi w'isi, creator of universe, wa wundi wahawe 0 muri 2025 Golden Globes Award. Link urayibona muri description y'iki kiganiro. Urebe iyi link ukurikira ikiganiro twakoze cyaba abantu twita abakomeye cyangwa bazwi ku isi bavuze ngo Imana yabonye 0 muri bya bitaramo byabo, ndetse bagaspecifyinga bakavuga neza ngo ni Imana y'umuremyi w'isi, iyo bise creator of universe, ngo yabonye 0 muri byo bitaramo kuko umuntu participation yakoze, ngo nta ruhare yabigizemo. Ariko reka twe twirebera ubuhanga yaremanye uyu mubiri ushobora gutandukanya iyi myuka, umubiri ukawuha umwuka ugenewe, hanyuma indi myuka ikajya gukora ibindi. Uwo muremyi kuko ahantu afite 0, nta mirimo aba yakoze itangaza ahangaha. Mu kiganiro amashimwe atarangira twari dukwiriye kubona amashimwe y'inganda zikora imashini ziyungurura umwuka, zivuga ziti Mana warakoze kutubera role model kuko ni wowe twakupeye. Yego nari maze kukubwira ko hari inganda zishinzwe gutandukanya ya myuka, gufata wa mwuka mu kirere ugizwe n'uruvange rw'imyuka itandukanye, noneho buri mwuka rukawushyira ukwayo. Urwo ni uruganda rwakozwe n'abantu rubikora, ariko noneho Imana yo yari yarabyikoreye imbere. Yikoreye icyo twita respiratory system cyangwa se urwungano rw'ihumeka, rwo rushobora kwitandukanyiriza ya myuka nta kindi kintu dukeneye. Narindi vuze rero ngo abo bantu bakoze izo nganda twari dukwiye kubabona muri iki kiganiro cyacu bavuga ngo Mana turagushimiye ko watubereye rero modo, twaragukopeye tubasha gukora uruganda rutandukanya iyi myuka, ariko twari dukopereye kuri respiratory system cyangwa se kuri systeme respiratoire cyangwa se ku nzira zihumeka waremanye umuntu. Niba wibuka umutwe w'iki kiganiro mu minota mikeya urabubonye ya mamiliyari nakubwiraga aho aturuka. Nibyo umwuka duhumeka ntitugura, nkuko tugura za fuel kuri za stations, ko tugenda tugura mazutu cyangwa se amazi mu maguriro atandukanye, cyangwa amashanyarazi muri za mubazi zacu zo mu rugo. Ariko se iyo tuba tugura ni amafaranga ngahe uba ukenera ku munsi kugira ngo ubashe kubaho? Biroroshye cyane kubibara. Irebere nawe imibare ikurikira. Mu gihe twakoraga iki kiganiro, rimwe ya oxygene cyangwa ya umwuka duhumeka iguraga amafaranga 300. Iyo rero ukubye iki giciro n'ingano ya oxygene twinjiza mu mubiri za litiro 2304 nakubwiraga, uhita ubona ko nibura ukeneye ibihumbi hafi 700 by'amafaranga y'u Rwanda, ariyo nakubwiraga duhererwa ubuntu buri munsi. None se ubu ntiwakuba ayo mafaranga n'inshuro 7 ukabona amafaranga waba ukeneye kugira ngo ubeho icyumweru? Nubishaka uyakube n'inshuro 30
ubone amafaranga ukeneye kugira ngo ubeho ukwezi. Please, ni ukugira ngo ubashe kubaho ukwezi ukeneye amafaranga angahe? Ndetse kugira ngo ishimwe rirusheho gukomera, urusheho kumva imirimo Imana yakoze, kugira ngo urusheho no gusangiza abandi uburemere bw'imirimo y'Imana n'Imana ikomeye Imana yaduhaye, ufata ibyo bintu ubonye ku kwezi cyangwa se ku munsi ubikube na 360 iminsi y'umwaka, ubone amafaranga ukeneye ngo ubeho nibura umwaka. Reka nkwereke akantu gatangaje, ariko nawe uhita ushyiramo imyaka yawe maze urebe amafaranga umaze gukoresha nk'ikiguzi cy'umwaka. Njyewe nasanze maze gukoresha umwuka wagura miliyari 10. Yego, ni amafaranga y'u Rwanda miliyari 10 maze gukoresha kugira ngo mbeho kuva navuka, kuva ku munsi wa mbere kugeza ku myaka 40 mfite uyu munsi. Nawe nyemerera muri komenti ugerageze ufate amafaranga agura litiro imwe ukube n'imyaka umaze. Please gerageza ushyire muri komenti udusangize, turashobora kugufasha gushima Imana, turebe miliyari umaze gukoresha. Reka twikomeze ikiganiro cyacu. None se ugereranije nayo winjiza ku munsi, ubonye washobora kubaho igihe kingana iki? Aha ni ikibazo gikomeye cyane. Ntabwo nzi umushahara uhembwa, nanjye ntabwo uzi uwanjye, yaba ukorera leta, yaba ucuruza, yaba ukora akazi akariko kose, ntabwo nzabihembwa. Ariko ndakwinginze ugereranye n'amafaranga winjiza ku munsi, utubwire muri komenti igihe washobora kwishyura, donc igihe wabaho, ubonye wabaho iminsi ingahe ugereranyije n'amafaranga wishyura. Tuvuge ko wenda hariho abantu batunze kashi nyinshi, ariko se bashobora kwishyura ubuzima, bakishyurira n'abana babo batarashobora gukorera amafaranga, bakishyura n'imiryango yabo, maze bakarama ya myaka twavugaga bamwe tumaze. Ugezemo akuba nkanjye, gera uvuga uti Imana warakoze, uri umukozi w'umuhanga rwose, ntabwo ufite zero. Bakunze b'amarebe y'u Rwanda, iyi mibare irimo bigereranyo ariko bishingiye ku kuri kwa siyansi. Uramutse ukubye ugasangamo ikinyuranyo gitoya, nta cyaba gitangaje. Ntihitawe ku bipimo biri byo 100%, ahubwo ni ku gitekerezo nyamukuru ngamije gukomeza kuvuga ku mugaragaro imirimo itangaje Imana ihora idukorera n'ubwenge bwinshi ikoresha. Abashimiye ibiganiro byacu nakagaruka, turabakunda. Bye bye.